ubu rero abamubona hano ni aba GP 31 twahawe na Minisante kugira ngo tubatraining mu bijyanye no kubaga Hernia. Turimo turiga uburyo bwo kubasha kumenya ko umuntu afite icyo kibazo koko ari byo bita diagnosis cyangwa se diagnostic, noneho tukajya kuri step yo kugikosora ariko mu buryo dukoresha kubaga. Icyuho kigiye gusa n'ikigabanuka kuko hari ubumenyi tubonye natwe tugiye kujya dufasha abo barwayi abenshi bakagarukira ku rwego rw'ibitaro by'uturere. And of course, so for the best treatment it's necessary to be well trained and well educated, and that's why we created this course. Ubu rero abamubona hano ni aba GP 31 twahawe na Minisante kugira ngo tubatraining mu bijyanye no kubaga Hernia. Ni no kubona abaganga ubundi musobanurira. Ubu ni abaganga rwose basanzwe bahagarara ibitaro bavura, ariko bakaba bakeneye n'ubwo bumenyi. Hanyuma turateganya gutraining abaganga 200. Iyi ni teori bakoraga. Tuzajya mu bitaro bya Musanze, ibitaro bya Rwamagana, ibitaro bya Kabgayi, CHB na Kabutare. Noneho bagiye kubaga rero turateganya kubaga abantu 350. Abahugura rero ubundi dufite timu y'abantu 32 nibo twazanye, harimo aba lecturers barimo kwigisha hano mu buryo bwa teori, ariko dufite n'indi timu izakorana nabo y'abantu 25 mu kubigisha muri ibyo bitaro byose tuzajyamo mu kubaga. Abo 200 muzatenga mu gihe kingana gute? Abanga 31 mu kwezi kwa gatatu mwaka utaha tuzongera dutraining abandi. Ese ni buri mwaka ndateganya ko mu myaka 3 byabirangiye, ariko dushobora no kubikora vuba nk'ubwo mu kwa gatatu tukabikora no mu kwa kuko tuza kabiri mu mwaka, no mu kwa 9 dushobora kongera tugatraining abandi. Ubwo mbese niyo tuje ubundi tuzana n'ibikoresho. Twari hano umwaka ushize twazanye ibikoresho bya miliyoni 140, turangije mu kwezi kwa gatatu. Mu kwa 9 twari hano twazanye ibikoresho bya miliyoni 60, ubu twazanye ibikoresho bya miliyoni 250. My name is Ralph Lorenz. I'm the representative of the Surgeons for Africa Initiative, which is a club in Germany supporting education and training in Eastern Africa. I think you can't avoid any hernia. I think I got a hernia by myself, yes, and I got my treatment, and of course, so for the best treatment it's necessary to be well trained and well educated, and that's why we created this course. In 2016 we started with this training. Right now we are in a position that we train already the trainers. Nitwa Dr. Belarme Matungo, nkora ku bitaro bya Gatunda biherereye mu Iburasirazuba. Turi hano kugira ngo twige uburyo bwo kubaga indwara bita Hernie, ari bwo igice kimwe kiri mu nda cyo mu nda mu nyama zimwe ziba mu nda zishaka gusohoka zijya hanze. Zishobora gusohoka zishaka kunyura ahantu inuza urukuta rugize inda haba hafite imbaraga nkeya, cyangwa se zikanyura ahandi hantu hatabasha kwifunga neza, noneho akaba ariho zishaka kunyura zisohoka ziva muri mu nda. Uretse amara, ibindi bintu bikunze gusohoka ariko cyane cyane n'amara, ni kandi gace gasa nkaho kaba gafunitse amara bita omentum, nabyo bishobora gusohoka, ariko akenshi cyane n'amara akunze gusohoka. Iyo bigitangira
biba ari ikibazo gitoya ariko iyo kitavuwe cyangwa se ngo cyitabweho gishobora kumuviramo ingaruka zikomeye. Zimwe muri izo ngaruka nuko tuvuge wenda niba ari amara yasohotse agashaka kunyura muri ako kenge gatoya katifunze, noneho arashobora gusohoka yagera ngaho agasa nkaho yihinnye gutya, ibigomba kunyura mu mara ntibibe bigitambutse, noneho ugasanga umuntu mu cyongereza babyita intestinal obstruction, yamara ntabashe kugira continuity y'ibirimo ngo bibashe gusohoka, inda ikabyimba, akaba yaribwa. Inshuro nyinshi aza ari umurwayi uvuga wenda niba yagize complication ya occlusion intestinal cyangwa se strangulated, akaza inda yabyimbye, atabasha kwituma cyangwa se gusohora gaze, kenshi na kenshi ashobora no kuza ababara iyo habaye strangulation. Ishobora kwica, ni ukuvuga ngo iyo wagize complication ari nk'ibyo bintu twavugaga, urwo rugingo rushobora gusohoka, rwasohoka ahantu rugasa nkaho rwihotoye gutya. Iyo rwihotoye ni ukuvuga ngo ibyagombaga kunyuramo byose bisohoka ntabwo biba bigisohotse niba yaramara, ubwo urumva hasigaye umuraraza, inda ikabyimba, akababara cyane. Iyo adafashijwe birashobora kugira naho ahasiga ubuzima. Ubumenyi turi guhabwa ni ubumenyi bwiza cyane, turashimira Minisiteri ya Sante yateguye iki gikorwa. Turimo turiga uburyo bwo kubasha kumenya ko umuntu afite icyo kibazo koko, aribyo bita diagnosis cyangwa se diagnostic. Tukareba uburyo ushobora gukora examen kumusuzuma ukabasha kubona ko ari cyo kibazo ukoresheje tekinike tuba twarize mu ishuri, cyangwa se tugakoresha n'ibindi bintu aribyo bita imaging. Ushobora gukoresha ecography ukabasha kukibona, warangira kubona ko ari cyo kibazo afite, noneho tukajya kuri step yo kugikosora, ariko mu buryo dukoresha kubaga. Barimo baratwigisha tekinike zitandukanye zikoreshwa, hari ukubikosora wabaze gusa ukabaga ukahafunga ahantu hari afite intege nkeya cyangwa se hari akanya katifunze, cyangwa se ukamubaga ukaba wakoresha n'ubundi buryo wakoresha bwa meshe. Ni akantu kameze nk'inzitiramibu nako ufata ukagafunga, ukagenda ukomeka ahantu hari intege nkeya, noneho ukahafunga ku buryo rwa rugingo ruba mu nda rwashaka gusohoka ruhura n'ahantu hakomeye rutabasha kongera kuba rwahasohoka. Nitwa Dr. Vanessa Mugemanye, nkorera ku bitaro bya Kubaga. Icyuho cyari gihari, akenshi izo kesi twazibonaga tukazohereza ku bitaro bifite ubushobozi bwisumbuye ubwacu, kuko ubumenyi mbere na mbere ku byo twize mu ishuri, ubumenyi bwari ubwo kubasha byibura kumenya ikibazo umurwayi yaba afite. Nyuma yo kubimenya twamwohereza, ariko ubu ngubu icyuho kigiye gusa n'ikigabanuka, kuko hari ubumenyi tubonye, natwe tugiye kujya dufasha abo barwayi, abenshi bakagarukira ku rwego rw'ibitaro by'uturere.